urabona telekomande yacu ibaye nzima, urabona turakanda nta kibazo rwose. Ni ibintu byoroshye kuba telekomande yawe wahita uyikora ukayisana ikaba nzima ukoresheje indimu. Amwe mu mabanga utaruzi akunda gutera ibibazo amatelekomande yacu dukoresha mu rugo, ndetse aya matelekomande kandi ashobora kuba ari twe tuyiyicira tutabizi. Dore impamvu yabyo, ariko mbere yuko nkubwira ibi byose, YouTube channel yitwa Isomo Tech ukore subscribe, ndetse na hano kuri TikTok ukore follow, kugira ngo ujye ubasha kubona utuntu dushyashya nk'utwo tw'ubwenge kandi ubumenyi telekomande yawe ibashije kuba yarataye amatushe nk'uku. Wakwegera hano ku Isomo Tech ukareba uburyo ushobora gukora telekomande yawe ikaba nzima rwose. Aba ari ibintu byoroshye. Nyamuneka tugiye gutangira na step by step duhambura telekomande yacu, kugira ngo mbereke neza ikibazo, mbasobanurire n'uburyo warinda telekomande yawe cyangwa uburyo wayitwaramo kugira ngo ibashe kugira uburambe. Urabona iyi telekomande yacu tugiye kuyihanagura, iribana, urabona yataye n'aya matu. Uzakenera indimu yonyine. Iyi ndimu yonyine uzayikenera ubundi ubashe kwikorera telekomande yawe. N'aka kantu bakita keyboard kaba ku matelefone, nta mutekinisiye kano utakaguhera ubuntu. Wagenda ukakamusaba ukamubwira ati wamaye ku ga keyboard. Ukenere aka gasikotch kameze gutya. Nukenera aka gasikotch uzakenera n'akandi gasikotch kameze gutya. Ibi byose ni ibintu bibasha kuboneka mu buryo bworoheje, ukaba wakwikora telekomande ukenere na akaswime. Noneho reka dutangiye step by step dukora ino telekomande yacu. Reka tubanze tuyihanagure mbere na mbere. Ufata indimu yawe, biroroshye, ubundi ukayikata. Biroroshye rwose, nyamuneka uhita ufata indimu yawe ubundi ukayikata neza rwose, ukayitunganya. Ni ibintu byoroheje. Urabona indimu yacu twayikase. Noneho ikintu tugiye gukora tumaze gukata indimu yacu, turahita dufata ya telekomande yacu yibanye amatushe, niturangiza dutonyangirizeho wa mushongo w'indimu gutya. Tuzakandiraho ubone ko uyu mushongo w'indimu aya mazi yawo yagiyeho. Nurangiza amaze kujyaho uzahita ufata akayiswime kawe, nurangiza unyuzeho gushya. Ni ibintu byoroshye cyane. Telekomande yawe amatushe ayo ariyo yose yibanye azahita afunguka, azahita akanguka. Urabona telekomande yacu ibaye, keyboard yayo ibaye nshyashya. Urabona indimu imwe ya senkani rwose yagukorera telekomande yawe, kugira ngo wirirwe ugura indi cyangwa ngo ujugunye iyi telekomande yawe yapfuye. Urabona tuhanaguye telekomande yacu ibaye nshyashya nk'uko mubibona, dukoresheje indimu yonyine. Yo gukurikizaho tugiye guhita tureba noneho ya matushe yacu aya yavuyemo. Ngiye kukwereka uburyo byoroshye kuba twayakora nayo. Noneho turahita dufata ya matushe yacu nayo tuyakore. Tugiye gufata iyi keyboard, urabona tugiye kureba ahangana nuko amatushe aba. Aka gasikotch kugira ngo dupfuke iyi myanya yagiye ijobokamo. Nta bundi buryo, kuko ubundi buryo bwo kubona aya matushe byagusaba gushaka indi telekomande. Rero mu gihe tudafite ubushobozi bwo kubona indi telekomande, uzafata scotch yawe, nurangiza ugende upfuka ya myenge. Uzayica neza kugira ngo itarenga, igafata no mu mpande ku yandi matushe. None ugende uhapfuka. Ni ibintu byoroshye, nyamuneka biroroshye cyane. Uzafata scotch yawe ubundi ugende upfuka iyi myanya, ugende uyipfuka nk'uko ndi kubikora. Biroroshye cyane rwose kandi ntibisaba igishoro. Nawe ukaba wakwikorera telekomande yawe wibereye. Iyi myanya ugenda uyipfuka ubundi hakamera gutya. Ni ibintu biba byoroshye
agasikotshi konyine niko noneho iyo umaze gushyiraho sikotshi kuri iriya myenge urabona uhita ufata telekomande yawe ukareba hahandi hagenda habura amatushe ukuntu ubigenza, ukuntu uhakora. Fata ka keyboard kawe kabava kuri telefone ukabona biroroheje, katubanze dushyireho ariya matushe, katubanze dushyireho amatushe tumenye itushe. Urabanza ukageraho ukamenya itushe ribura, ukagenda uko womoraho. Urabona kano kantu ugenda ukomoraho, turabura iri tushe. Iri ni ibintu byoroshye rwose, nawe wabyikorera. Urabona aka gatushe ukuntu tugashyizeho gutya, urabibona uburyo kagiyeho. Gafata ka gasikotshi kawe ugakuraho akantu gatoya cyane gutya, ubundi warangiza ukomeka hahandi rya tushe ribura. Ni ibintu byoroshye, urabona ko itushe ryacu rirakandika neza. Twongere ahandi habura itushe, twongera tukareba ahandi habura itushe. Dore ni hano, ni hano naho tugiye gushyiramo agatushe. Ni ibintu byoroshye nyamuneka, dore ni hano. Urabona naho dushyizemo agatushe rwose biroroshye. Katureba ahandi habura, ugenda nyine ugeraho ino ntuza mpaka urangije. Ahandi ni hano, ni hano rwose, ni hano. Dore ahandi ngaha naho reka tugashyireho. Dore ngaha naho urabona telekomande yacu ya matushe yatakaye nayo tuyashyizeho. Nta kindi, tugiye gupfuka iyi myenge yacu nk'uko twari twabiberetse. Tugiye kuyipfuka, biroroshye nyamuneka nawe wabyikorera. Ubu ni uburyo bworoheje ushobora kwikorera telekomande yawe wibereye mu rugo. Biroroshye, ugenda ubikora gutya, warangiza ugahita ufata ya telekomande yawe ukahita wubikaho gutya. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye cyane kuba telekomande yawe mu minota mike yaba ibaye nzima. Telekomande yacu ibaye nzima, urabona turakanda nta kibazo rwose. Ni ibintu byoroshye kuba telekomande yawe wahita uyikora ukayisana ikaba nzima ukoresheje indimu. Telekomande yacu irongeye ibaye nzima, ukibuka no gukoresha aka keyboard. Ariko aka keyboard tugakenera iyo aya matushe yacu yatakaye, nibwo dukenera aka keyboard. Ariko iyo amatushe yacu yose tuyafite hano inyuma, dukenera indimu yonyine mu gihe dushaka guhanagura telefone yacu.